Yes, tayari ubu tuvugana hara miliyoni 10 zageze. Amafaranga abantu bakoresha Pi network, amafaranga rwose mushobora kuba mugiye kuyarya nta gihindutse, kwanza nta na kimwe kigomba guhinduka, kubera yuko bari basabye ko hagomba kuzura miliyoni 10 z'abantu ba mining kuri Pi network. Tayari ubu tuvugana ngira ngo urareba hano hejuru dufite abantu miliyoni ibihumbi miliyoni 9 n'abantu ibihumbi 91 n'abantu 45. No kuvuga ngo bari Pi network yari yavuze yuko uyu munsi ku itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri 2025 ariho hagomba byibuze ko bahuzuye miliyoni 10. Ni ibintu bari bashyize muri gahunda bavuga bati miliyoni 10 shoko kuba zageze, bari babiteguye kabisa, bareba bagendeye n'ukuntu abantu barimo kumayininga, barebye percentage y'abantu mayininga, baravuga bati kwa kundi nawe ugena ibintu ukavuga ati byibuze itariki niyi nzaba maze kubona abasubscribers 1000. Yes, bitewe n'ukuntu ubona umuvuduko abantu barimo gusubscribinga, umuvuduko wabonaho, cyangwa sibyo n'ibyo ngibyo ku muvuduko nawe ureba ku kintu runaka uvuga ati nyamara uyu mwaka nzaba nujurinze iyi bitewe n'ukuntu mbona umuvuduko amafaranga ndimo kugenda nyapagasi, cyangwa se ikindi gikorwa runaka. Nabo rero ba Pi network bari bavuze bati on this date they will be having 10 million. Tayari rero miliyoni irabura abantu ibihumbi 8 nabyo bitari byuzura neza. Bisobanuye iki rero? No kuvuga ngo ubu tuvugana n'ubu ndimo ko no video after 3 minutes you can find that they reached 10 million. Bashobora kuba bageje byibuze na miliyoni 10, which means dukore kabisa tutikoresheje. Inkuru nziza rero ku bantu mwakoze Pi, ku bantu mwakoze nako, ku bantu mwakoze KYC n'imbuzi kibinari fresh, ishyira akaguru kandi wo komeza mining bya everyday, komeza mining. Rero namwe abantu mutari mwakora KYC, ikintu nabashishikariza, gerageza ukore KYC rwose pe. Shyiraho umutima wawe uyuzuze, nimbuburaho gakeya nayo ukurikirane, dore iminsi igaye byibuze iminsi 20 n'ingahe tuzabe twabishosha, ku buryo bizuzura kuri 28 z'uku kwezi, ari nabwo bazaronshinga bikaba byuzuye. Abantu bamaze igihe kirekire ba mininga barabizi, bo bakomeje kugenda babisunika, ariko hari ibyo bagomba kubanza kuzuza. Aba bantu miliyoni 10 tayari ho abantu 8 zabisigaye byibuze mu masegonda ngabajya kwira byuze. N'ubu ngubu ushobora kurangiza no video miliyoni 10 zuzuye. Ikindi kandi ikintu bavugaga ni imishinga 100 cyangwa se abafatanyabikorwa 100 y'abo bantu barabonetse. Iyo mishinga 100 yarageze tayari, yo imaze nk'amezi 2 yo yarageze nta kibazo. Hari hasigaye aba bantu bonyine gusa, babona ngo bari kubabura iyo babishyira imbaraga bari kuba barababonye, ariko nyine byakomeje kugenda gake, ariko nabi impamvu bagira ngo abantu babanze bakore KYC. Yes, maze ibibazo mufitemo, abantu bafite ibibazo byinshi muri comment uze kutwandikira utubwire uti ngiye mfite ikibazo kiniki. Yes, we are here for you, turaza kugufasha kuko abantu hano benshi bakurikiye no cyano ndetse n'abandi hirya no hino baba bafite byinshi bazi wowe utazi. Muri comment wandika ati ngiye mfite ikibazo kuri lockup, cyangwa se ngo ngiye mfite Pi niyi ariko ngiye kuri zabaye migrated nazo mbonaho. Ikindi kandi making sure kubona kuri wallet yawe ko zamaze kugeraho. No kuvuga ngo shyiramo imbaraga urebe ko kuri wallet yawe hari ikintu waba ufiteho, urebe ko baba bataragusikanize ngo Pi zayo bazitwara, cyangwa se hataba harimo kandi kabazo. Kandi urebye munsi ya nuza ya Pi ya wallet, muraza kureba ka video kabanziriza kangaka mareba kuri icyano yanjye, muraza ukabona ko nakoze mbereka uburyo ki kuri balance bazishyiraho makarebe, muraza ukabona hari iziba zikirocked ukazirokinga ukazikora rock, then ukakora move zikaba moved kuri wallet yawe. Yes, aho kantu mukitondere mukarebeho neza, kuko mu gihe udakoze iyo yose nta kintu.
kandi mbibutsa ko batabara ziriya payi ngo ubona zirimo kumayininga ziriya they don't consider that pie. They consider pie that you have on your balance. There is what we call available balance on your wallet. Izo nizo baconsideringa. Nuvuga ngo nago barebe izi pie zigiye umininga buri toujours, no. Bareba zino pie zino ziba ziri kuri balance kuri wallet yawe, ziya nizo baconsideringaho. Ngira ngo icyo tuyishyizeho umucyo. Tuzavuga ngo ngiye ngo mfite ngo pie ngo 100 ngo pie 1000, no. They don't consider your pie that you have there on balance. They consider pie that you have on your available balance on your wallet. Go and check on your wallet. Hanyuma noneho izo nizo bazakubarira. For example, ushobora kuba ufite nka pie wenda nk'ijana na 50 kuri available balance, ugasanga hariho nk'ebyiri, hari imwe, hari 3 point something. Nuvuga ngo izo nizo babara, ntago babara ziriya zo hejuru. Ako nakantu mbarabuye, gusa ziriya nyine nizo zigenda zikaba, murabizi haba harimo iziri unverified nizabaye migrated. Hari iziri mined, hari iziri unverified, and then hakaba n'iziri migrated. Izo ziri migrated nizo zigenda zikajyana kuri wallet. Hanyuma hari uwambaje se giye ko mfite payi nkaba ndeba kuri available balance ngasanga nta kintu kiriho, naramweretse hasi hari ziba locked, ngiza akazigira unlock and then zikajya kuri balance, kuri unavailable cyangwa kuri available balance kuri wallet yawe. Ikindi kintu twakubwira, wigira inda nini, aya mafaranga sa yawe bazakoraho. Hari inshuti zawe uzamayininze kera bakaba baracitse intege barabiretse, bibutse remind them to mine. Babwiye rwose baze ba mining pie network yashyushye, ubu tuvugana rwose biri mu nzira. Atazicuza, akana kantu koroshye, nta kintu bagutwara. They cannot charge you any cost of money. They cannot do it. It's for free, just to mine. Ubu ubucuruzi, ubu no gucukura, nk'uko uzi bacukura amabuye y'agaciro. Aya ni amabuye y'agaciro, ni ifaranga ry'agaciro ducukura, kandi abantu barabipinga. Muribuka kera abantu bakushye amateka y'amafaranga, nk'ubu tuvuga ugiye mu Rwanda kera, murabizi ko habaga icyo bita barter trade. Kuvuga ngo umuhereza ibishyimbo aguhereza ibigori. Ifaranga rijya kuzaho ntago bigeze baza ngo mpereza ibishyimbo ngo amafaranga, no. Barabanje bahereza abantu amafaranga for free. Hanyuma babishoje nibwo gake gake amafaranga agenda kwirakwira gutyo. Nibi ngibi rero bagiye kubanza bazana amafaranga tubanze tuyabone ku buntu, inyuma uzajya ubona payi bamaze kuyigura. Ngira ngo abakoresha Bitcoin murabizi. Yes, kora subscribe kuri iyi channel, ngira ngo turaza kubereka noneho miliyoni 10 nizimara kuzura ese bimeze biti. Yes, ngende turatsinze wawe, reka tugaruke.